Welcome again nkwaye ikaze ku Musanzu Media. Njye ndi Secret nk'ibisanzwe mu rugendo rwa sinema nyarwanda rukomeje gutera intambwe. Abanyarwandakazi bakomeje kugaragaza ubushobozi budasanzwe mu gukina filimi kandi zifite ubutumwa bukomeye. Uyu munsi ngiye kukubwira top 10 y'abakobwa bamamaye muri sinema nyarwanda hano iwacu. Twihuse cyane, uwa mbere Ariane Vanessa. Benshi bamaze kumenya izina Maya, umunyarwandakazi uyoboye abagezweho mu ruganda rwa sinema mu Rwanda. Yamenyekanye ubwo yakinaga nk'umukinnyi w'imena muri filimi y'uruhererekane ya Maya. Vanessa kandi yakinnye no mu zindi filimi zakunzwe nka The Bishop's Family, Ibanga, Stimade, Ishusho ya Papa ndetse n'izindi zitandukanye. Uwa kabiri Clenia Dusenge. Uyu mukinnyi wa filime yamamaye cyane ku izina rya Madederi, izina yahawe muri filimi y'uruhererekane ya Papa Sava. Clenia Dusenge yagaragaje ubuhanga bwe mu gukina filimi abinyujije mu zindi yakinnye nka Kariza wa Kalisa. Uwa gatatu Nyambo Jessica ni umwe mu bakinnyi ba filime bakiri bato muri sinema nyarwanda, gusa akaba amaze kwerekana itandukaniro rye abinyujije muri filime yakinnye zatumye benshi bamumenya nka The Message n'Ibanga. Nyambo kandi yanavuzwe cyane mu myidagaduro ubwo yavugwagaho gukundana n'umubyinnyi Titi Brown bitewe no kugaragara kenshi bari kumwe. Uwa kane Mutako Sonia. Uramutse usize izina Mutako Sonia mu bagezweho muri sinema nyarwanda waba wigize nkana, niko bajya babyita. Uyu mubyeyi w'umwana umwe yabaye icyamamare binyuze muri filimi zirimo Indoto, Papa Sava n'izindi nyinshi. Uwa gatanu Igihozo Nshuti Mireille. Igihozo Nshuti Mireille uyu ni umwe mu bagaragaza ubuhanga mu gukina filime ndetse ari mu bakunzwe na benshi muri sinema yo mu Rwanda. Kuba amaze kwamamara abikesha filime yakinnyemo nk'Ishusho ya Papa, Ishusho ya Papa ndetse na Papa Sava. Uwa gatandatu Ishimwe Leponse Swara. Uyu nawe ari mu bamaze kubica bigacika muri filimi nyarwanda, aho bifatanya no kugaragara mu ndirimbo z'abahanzi nka Maromita. Ishimwe kandi yakinnye muri filimi zakunzwe nka Stimade, The Bishop Family n'Inzira y'Umusaraba. Uwa karindwi Saranda Mutoni Olive. Uyu ni umunyarwandakazi umaze kugaragaza ko ashoboye sinema nyarwanda. Yamenyekanye muri filimi zirimo Indoto na The Behind. Saranda kandi abibangikanya n'umwuga we wo gusiga ndetse no kwandika indirimbo. Uwa munani Cyuzuzo Muvunyi Ange afatanya gukina filimi no kubyina imbyino gakondo. Yamamaye ubwo yakinaga nk'umukinnyi w'imena muri filimi y'Indoto, nyuma yaho akina mu zindi zirimo Irya Mukuru. Uwa cyenda Bahavu Jeannette Icyamamare. Ni umwe mu bakinnyi ba filime bamaze igihe kitari gito bigaragaza muri sinema nyarwanda. Uretse gukina filimi, Bahavu aranazandika ndetse akaziyobora. Yamamaye mu zirimo nka Stimade, Inzozi na The Twins abenshi bita Impanga. Uwa cumi Iradukunda Nadine Nana. Ni umukinnyi wa filime ugezweho muri sinema nyarwanda ndetse yagaragaje ko afite ubushobozi bwo gukina mu buryo butandukanye abinyujije muri filime nka The Pact, Maya, Behind, The Saturdays n'izindi nyinshi yakinnye mu bihe bitandukanye. Iyo rero ni top 10 y'abakobwa nyarwanda cyangwa se abanyarwandakazi bakina sinema nyarwanda cyangwa se filimi nyarwanda bamamaye.